uyu mukino navuga ngo tugiye gusorezaho ni umukino ugaragaza imyihariko n'ubudasa ibihingwa cyangwa ibiribwa bigira, bikaba bigiye guhigana ubutwari. Turahitamo, hari abo bita ngo abavegetariye cyangwa abakaryamboga, hari abarya ibinyama, hari abakunda imiteja, hari abakunda udutunda, hari abakunda utugeri. Ntekereza ko none birahagarariwe. Uramutse wumva imihigo y'umwe muri aba ngaba igutsinze, unyemerere uze kuyoboka. Umwanya ni uwanyu. Nangize ikibazo, ninde utarya ibishyimbo hano? Uwo nguwo abasohotse mu rubanza cyangwa abagumye ashobora kwisubira. Mr Bean ubwo nari ntaraza. Nge ndi igishyimbo. Ndi igishyimbo, ndi igiharamujinya, ndi igitsirika bwa cyizere cy'abanyarwanda, ndi igishingura runga zukana bitanu, sindi wo kwivuga ibigwindi rucyahanzara. Ubwo rero nge ndi igishyimbo. Ndi igishyimbo, ndi igisindagiza miryango, abukiza bukenye wese ndyuka yifite, naba no gushaje cyangwa aranze ndihariye. Ndi igishyimbo, ndi icyubahiro cy'umugeni umurikira ryabakwe n'iryo ry'icyubahiro. Urwo neguwe mu rwo rutahe aho nyamaza se ni nawe nzamuhagana. Nge ndi igishyimbo. Maze rero batanga uduhigo nabimara ibihembo. Nzwiho kuramira abantu kuko nera hose, haba mu misozi, bibe mu mibande, bibe mu baya cyangwa mu bishanga. Ubutaka duhe bwose turanywana, maze unsuye nza ndakawe gato k'umugondora, akura buhoro buhoro ijoro n'umunsi, maze unsuye akantera buri munsi. Ubwo inzara ibitsinzwe abayizi by'icyuho, niyo naraboneka nyinga ngabo y'umushogoro. Waba ushonje ukajya gusoroma, niba natinda ukavanga n'imiteja, bikamara iminsi nkizira ibiganza, maze ntaba numye kumva imirishyo mu ngo hose bantaramye birya icyara bati cyacyaga izaca. Nge ndi igishyimbo. Ubundi ho mba ndakaboga ku banyarwanda, ngera mu mazi nkabira bitinze. Gusa uko ninda niko nkora isosi, tanze wibaza abasaranda batura geto nako batura kanwa, mu mazina menshi y'utubyiniriro. Mituye kwa Murokora ati nshyiramo n'agasarisa nimero D ndaguha 100. Ndi igishyimbo, ndi ikizira jigo kiribwa uko baramutse, nk'iyo abantu mbi tuzibanga njandukana, ninde zo utazi igihembo. Murasetsa. Ndi igishyimbo, ndi imbuto nkuru mu kinyarwanda, ndi ibyiringiro by'abanyakabyizi, nk'iyo nivanze n'ifarini mba ndi igikomando, baganda bange muri murya. Ngase ngayizo izindi ndyo nizishongore kandi tugendana ibihe byose. Nko mwumbati n'uryohera ijigo batawutetse bugere ko mbwira iwanyu mugereka kuki. Bibi amateke, bibi bikoro, bibi bijumba, bibi birayi, ndetse no ku meza y'abasirimu mba ndaho pembeni n'umukije. Muri make indyo zose turajyana. Urakena n'inyama y'abanyarwanda. Nge ndi igishyimbo. Ngigishyimbo bikungahaye ku butare, nibikabure ku ifunguro rya buri munsi, biraryoha bigira n'intungamubiri, biraryoha kutabirya n'uguhomba. Maze rero uruciriro ku karubanda ntirubera. Iyo wagaze ubundi urubanza mwarundekeye n'ubundi utsinda wese ko nta kigenda atamfite. Nge ndi igishyimbo. Gumaho nurenga. Nguri iki? Ndi igishyimbo. Nguri igiki? Igishyimbo gitera n'isuzi. Oroshya sha. Wowe ubuza abantu guseka. Arya ngo mwumbati se naribwa utangeretse. Wowe uranigana. Sakwe bantu banjye, mumbwire muti somo. Ndi mutware w'inyabubiri ku isi, iwacu ni munda yayo. Mukimbe. Agikoze n'umwumbati. Nambaye ibara ryiza ry'ubuzima, ibara rwatsi rurema yangabiye, ngo nkore umurimo mwiza yantumye wo kwakira ubuhumane bw'umwuka wanyu. Uwo ndawufata mu biganza ukanyura, nkawuyungurura neza byo guhumbya. Mwisegonda rimwe ugasubira ibuntu, si akamenyero kigiye aho gahozaho, nkakwemeza ko ifi muko gatari ubufindo. Nge ndiriba ridatenguha abagenzi, maze nyemerera uhumekemo gake. Nkundira usoro nakire, iyo magirirano yumve neza, urabumpaye nanjye nguhaye n'ikimenyimenyi, urabyumva ko ubundi ku murimo. Nge ndi mababi y'isombe ku ruti rw'umwumbati. Iyo mikoranire dufitanye mwari muyizi se?
ngaho nimumbwira ikiribwa imbere yanyu nk'igishimbo cyamuritse ibikorwa bikaruta amagambo. Igishimbo ari igishimbo gihumetse ubwicariro, byagiteye ipfunwe, kiranuma, kandi wasanga hari abari kubuhumetse. Ariko se cyabivugaho iki ko nduzi cyanyuze umwuka utari mwiza? bifatirana butaka mu nda y'isi, icyana ni singe naragihetuye. Mu mboga nseruka busombe, mu mafu nkasakara bugari, by'umwimerere nge ndi mwumbati. Mvugira uti mwumbati nyamunigana mbazo tubarizwa he? Nge mbarizwa mu isi y'ubutaka, hamwe Rurema yakuye abantu, mpamya iby'uwo mukungugu, kuko ndi urugingo rwa muntu rumwicira igihe yaguye isari. Bano banjye mwampaye amashyi, urayisabira. Indoro y'abashonje irankunda, nkamenya ko giraso yiturwa indi. Ubwo bubiri bugacana amarenga, urukundo rw'urumamo ngira ngo muraruzi. Uwo dukundanye amenya icyo mubwiye, akanyuza neza, yananteguriye utuvuta, si ukunsiga arandunga bikandenga. Sikwa nteguriye inzira igana inyubako ya muntu, nkagendera mu kinyabiziga cy'igisuperi, iyo nyubako parikingi yayo ni isahani. Mu kwinjira ngendera mu munyenga mwiza muri esanseri y'ikiko. Fro ya mbere amenya akankorera massage, akampa icyemezo cy'umuhogo, nkanyerekeza inzira igana mu gifu, nkajya guhotorerayo nzara. Ariko sombe mwampaye amashyi mw'abantu. Ubwo so mu mwumbati mbangabye intumwa yako ya mbere, iya kabiri nkunda kuyiherekeza, tukanyura inzira y'inyanja, yemwe tukayimaramo gatatu. Mu kwinura twota ubukonje, twashyuye imihini igahabwa ijambo, ikatwigisha ubucwabari tukabutaho. Siko nayerekeje mu gikoni, nkarwanira inkundura n'umwuko, hakabura gice ikibuga tukagicurika, by'amayeri menshi nkawutsinda, nkaza munyakirana urugwiro. Uburiza mpabwa umukono, ubuheta isosi ikamvunya ihobe, ubuheture bukitwa miruna bunguri. Ubwo idakika birabonetse, abayisilamu ndabasuje asalama, yeko izina ryanjye ni Bugari. Tugarutse kuri gakondo, nge ndi umwumbati kimara nzara habuze amagara ndaharamira. Muri iyi ntambara y'ibiribwa rero muransuzuguye, munzanira uturibwa tw'umurimo umwe buri ngo twiteguye guhangana na bigangoge. Muri mwe mwese uwisanga akorwamo uburisho, njyewe mu mafaka abanyambere, njyewe ntasibire mu bisomezwa, njyewe uwaze dufatane mu bitsi. urambona buretse. Ikindi kandi biribwamo, kuvuga kwanjye si uguhangana, nabibutsaga umwami wanyu kugira ngo hatagira unyishongoraho. Maze rero nababwira iki? Nimusekurane usigarana amahembe nzamugira intumwa. Nge mwumbati nuko ndwanzuye. Ari umwumbati koko. Nge ndi inyama. Niseruka ngaho koma mu mashubundi mbasabira gahumura. Erega narahenze ku isoko niko musigaye mutaye. Ngaho koma ayo mashinje ndi inyama. Ndikibasha. Ndiki? Ndi inyama mare nahageze sinivuga ibyo namaze cyangwa ngo tuburane n'abakuze bamfana. Bacamanza mwakoze ikosa kunzana muri iki kibuga cyabona ciye kajuga. Reka mbaramutse mu yabo mazina ubundi mbere kuko bikorwa. Ubundi nje kwicara mu babatoranye. Sibyo none? Mugira ngo ndabeshya? Aha, we nakora mu gitako nkaguha kuri icyo gisoso na sosiso ntiwomire. We nakora mu nda nkaguha kuri zingaro nkagukura iryo zingama. Mbwira, wasera n'uwaguhaye ubuzima cyangwa wamushimira? Ndiki? Ndi inyama. Wowe ntuvuga nari nakugize mucyo ibyo kuzirira ku mishito zikiri mbisi ntubigarukeho, ariko nawe ntuhagare ngo mbura. Utera umubyibuho kabije. Ninde yiyemeje ngo tuburane ubundi azi imbere mwereke, ntawe ntawaboneka kuko nge ndi inyama bashe. Bacamanza ntibivuga bagwaye iberereka ngaba megwa ari kwisuka ngo imbere biruke cyangwa mbahe burusheti bumigwe. Nge ndiki? Nge ndi inyama. Iyo ugeze aho banyarushye utangira kwereka urusobe, nyuma ukajya mu ndimi ukavuga ngo ibi ni byanda ari byo bibyarara byande bakabyita igifaransa. Ariko nge ndiki? Nge ndi inyama. Burya ngo kwisanzura si ukwisanga mu cyumba uri umwe, ahubwo ngo ni ukugera ngo ku pano y'inyama ugasanga nta murinzi uhahagaze. Ibyo byumba tibarata turasimbuka, ubwo bushimbo ntidushaka, ibyo bisombe bitwanduriza amenyo. Ariko nugera ku nyama ukihiza irenze imwe, bazagukubita akamamiro k'agahanga uzagenda wumvise ko inyama tudafyina. Nge ndi inyama. Burya umuhanga yarabivuze ngo nta n'inyama igigwa hasi, na bwa busende baboyi bwajya abagabo abagore twarabumenya, ari naho nkura aya mataya. Nge ndikibasha. Nge ndi inyama. Nge ndiki? Nge banyitwa inyama. Burya iyo urenze uyu mutaru bajyana twatuyoka ntibatinye n'ubwo bumara, none mwe mukanzaniriza inyama.
mukanzanira ubunyagwa. Njye ndiki? Njye ndi inyama. Njye ndi inyama. Burya ngira n'amakare. Iyo njyanye ubusambo ndaniga, umugore atwita arararikira. Iyo nciyeho ndi ndahumura. Ninjya kiribwa gihenze ku isoko, ariko kitajya kibura amaguzi kuko ndi inyama. Ese ubundi uri inyama bwoko ki? Ni bwoko ki? Akabenzi wo. Uvuze nk'ukurasimu. Buretse ikigabo cy'igisambo cyabariraga inyama ku mugozi. Ikigabo cy'igisambo. Abakunzi banjye muhaguke twibyinira ikigabo cy'igisambo. Haguruka ikigabo cy'igisambo. Ariko yemwe abantu bubu nabo mwahagutse mukamfasha. Mukamfasha ikigabo cy'igisambo. Haguruka njye nago nakomeza mutahagurutse. Haguruka tubyine ikigabo cy'igisambo. Ikigabo cy'igisambo cyabariraga inyama ku mugozi. Ikigabo cy'igisambo cyabariraga inyama ku mugozi. Murakoze cyane. Komera muhungu wanje tuzinanye kuva kera. Urabizi kuva zamani iyo wajya kaboga wagenda kwishura udakarabye, none waje ngo duhangane. Komera cyane. Komera nawe ntavuze. Uribuka ibyawe Abuduri wakoze kuri haramu ufekenya kuri ako kabenza mego yaguteye. Shehenga gire ngabyumve yagukubise inkoni za icyayose ugenda wumvise ko nge ndiki ndi inyama. Komera nawe navuze so yazibaje igikondo bigira ngo birasakuza basanga ngo nizimbwa sha, kandi abantu bose bo mu gace bari bamaze kumira kuri ako kanyama kuko banyitwa inyama. Wambaza Majide Baraka yaretse niyo mizika akajya kwiyororera inkoko kuganje yirira kuri ako kanyama. None ubayoboye ibyokezo tesha kamwugiriza sha, bakanyitwa iki? Ndenyama. Niki wamepanga we yarenze niyo mipaka ngo nahindura miri arajya kwirira nutwo baroba, bakanyitwa inyama. Ubu bugwara bwose ni butuze ndaburuta kuko njya bankunda bangana magana. Ndi inyama mwanyoboka nicyo kinyobwa n'icyamanuka aha kanyama ntabanze kunyura. Burya banavuga ngo umuntu wanyishe n'ubusego igiti ku ruhande bakanyitwa inyama. Bacyamanza rero ni munshakira icyicaro kinkwiraho imbere aho ntuzosubire kumanganisha n'ubu bwana. Bavuga ngo utotanye n'umwana yagutuka cyangwa akaguturira, ariko aba ndabona banamenera kuko ndi inyama. Murakoze. Ubwo nge munzanye mu rubanza rero, mucamanza rero. Bose bivuze ndabihorera, nanjye mureke mbibwire. Murakoze. Nge ubusanzwe ntago ari ngombwa bampa ijambo, ndaryihereza buri ko bankaranze. Nge ndagasindikiza myaka kabijya mu nda nerejwe inda bigashira kumbe. Nge ndakabuto kibona kakarusha marike mu karugotsa. Nge ndi agasenda, mvugira uti ndagasenda. Iryanko rye nge wansanisha n'ubuzima. Iyo ngendeye gake turakorana, wampatiriza cyane tukabonana, akasa biryo nge nuko nkora. Nge ndagacumuka abavumbye, ndagasaza mu buvuzi. Iryange ndivugira nta kuryumana, ntera ubushake mu kurya, akanyabugabo mu kuryohana. Nge nifitemo ubukana bwatuma umubiri wawe ugurumana. Ngaho reka nkwibwirire, ibanga ryange rishingiye mu guhora. Abankuza amaso nge nyashiriza bukara. Ngira ubukana budakangwa n'amazi, ahubwo urebye wamusha amavuta. Nge ndi agasenda. Ngenda agasangira ngendo mu ngendo z'ibiribwa. Nge niyo nagaze burya mba ngikora, kuko gasenda mubi burya ngendo utakubura. Nge ndi nuto turimo mubona amafaranga kera akora. Nge kera hose nge nahoze ndukora, none ubu nanjye barangura. Barandyaga banjyana ku masoko bakarangura, ariko gasenda nduwa kera. Abahinde bo baraza kunsengaho bukera, kuko nge bankunda kubi. Bangize umuco mu mirire yabo, hari n'abandi rabo. Abanyaburayi bose bo imirire ntariho nibarebaho. Nge ndi banga abakungu bavuga mu mpine, ugakomeza kuvuga yuko ndyoha mu hene, gusa nanagukura mu bukene ngo ntange ingero. Ngaho mbwira, ubuse mwese ntimuzi izina? Ndavuga Sina Gerard, akabanga sinamukoreye izina ngo ariko ngo ndikizira muri korari, ngo imihogo ndayisaraza nari naza. Nge masindyo zino ibi byose iyo byagaze nge mbisunika icyanga, ugira aho ntabaye ntibyahinduka byambwa. Mucamanza mbabarira aho ngaho, uraseka ntarakubwira ibyo bandeka. Ngo nubwo ndyoha ndaryana, ngo naho utandya ngo ndakurya, unshize mu maso ndakurya.
ndakurya ubusaho nakurya nihe ngo maze ngo ndya abana na ba nyina ngo agasenda nawe nsenda ngo hari nabo nabase ngo abankaranze bo ngo mbatere ubusa ngo buri kanya bitsamura ngo tse ngo akagatsinda gatsitse nk'umutsatsi w'abatsobe gusa intungamubiri mbangurutse ubundi mba nkwibutsa ko atari uko bakanetse ubundi byiza njye banginyotse cyangwa bakanta gusa naho wanyanika ntakumukandya bufu naho wandya bubisi njye simbura kukotsa abanjye turashibukana nawe nonsa agasenda uzamore ko ntakoze njye ndi agasenda mvugira uti ndagasenda ubu se ntemurya isambusa agasenda rero nabirya byuka mubona biryana mu maso njye nifitemo akanyabutabire kabihatse abi binure bose nimungane mbananure ukinkoza indani mbiyayure none nibiminkanyara ari ikimenyetso cy'ubusaza ubwo njye ndi inzobere mu kubutinza disi muba mubona ndakana agasenda njye nahoze ndi ngombwa mu miti mu myaka 2750 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo muri mwese ari numwe tungana ariko mu rubanza mwatinyutse kunzana none mucamanza gututinyuka ukazana sazi isozi ntari ngo mpangane n'ibi biribwa bitagira amakare nkibona ibihaza byo urubanza narutsinze kare ari inzuzi zereye urusenda nimutabera nge ndatsinda agasenda amaye ngo nyiri bitwenge betse umutwari agasenda none mureke mbanze babwire rero babana mu gihembwa urusenda muhumuri bizaza njyewe mu kinyejana cya 15 nibwo naturutse muri Aziya mu cya 16 nari ngeze mu Rwanda nari maze gusakara ku isi yose none ngo haraho mutagera agasenda mbare mu mutima kandi matera apeti ngendi muhorana imana ngagasenda ngagatera apeti byaye byo kajya ko uri igitsemba bifu aho agatunda nari ntaraza ngenda agapome kamwe gafite uburyohe bwa kakandi kate Eva kugusha Adamu agakora icyaha none waje wijajabye wishyize hejuru wishunze ikibuga cyose wagihaye nge ndi agapome ndakabuto gato ariko katari gito mu magana natorewe amagara mu kurimba ndushobora byo amabara nyarusha London hari aho usanga nukura hari aho usanga ndi icyatsi kibisi hari aho usanga ndi umuhondo ndetse yewe hari naho usanga mvanze muri make ndushuruvu kwihinduranya nge ndi agapome ndi imana y'abahinzi nkaba inyamibwa y'abacuruzi ariko kandi burya amba n'igisingizo cy'abakunda aho usanga bitana udupome ndi muganga nsumba Dr. Karine ndi muti w'amenyo nduta korogati nge ndi agapome vuza agakiye agatunda awuzi mu gatondo akakatari agaturuturu aho umwana bazanye nati mawa kanda kitaga cyakanamira amazi akuzura akanwa kamanuka umuhogo ngagira ngo isoke mfukutsemo mawe nawe atakita urukingo urwuterwa utagombaye urushinge agatunganya amaraso kakakumara umwuma nge ndi agatunda mbuza agakiye hoya siniyemera kandi sinishunga byanjye wayibaza ikinyagwa ngo ni igikamba aho nsanze cyimitse nyireba butsuri he no gutsindira ibihaha isukari yo sinavuga diyabete nyimira buhumyi nge ndi agapome nima mutu twose ndadusumba ninge ncunga icungura bataraca ku meza y'abakire nitwa urudasumbwa kuyabatindi nkitwa barakimaze gusa kunzi neza singombera umukire cyangwa umukene kuko nge ndi muganga wa bose sindobanura ku butoni ngaho niba hari umakanya naze yitapagure tumubone tujye gusoroma urunyogwe tujye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane ndi keza kabahiga mu buryohe nkaba kamaranzara kakazibukira nzigubwa inzangano zigahunga abakuru n'abato barasusurukirwa bakimbona kumbehe ndakanyogasha undoye akabiri karanoze akabara ndi icyatsi kibisi mfitanye isano n'ibinyamisogwe kuba amazi ibyo byo namaka ngira ukuntu ntuma umubiri usubirana ububobere nkagira ukuntu ngira intungamubiri zituri iwanjye mu mubiri njya aho urya ubugingo ubone gukomera no mu ngingo nge ndakanyogosha ariko ngeze ntindagake nge ndakanyogwe
ndurunyogwe ndamajeri unyise amashaza ntacyo wishe nkibira kabiri mba nahiye ushatse wanjye ntogosheje cyangwa nkunda numukisha mvanzemo ibitunguru na karoti aho ngo ku muceri ndanurira nta n'ikindi cyamega ngaho rero abashaka kugabanya ibiro tumenyane murabona ko nanjye ndakanyogwe kandi bitambujije guhorana itoto ndakanyogwe ndakifuzwa na bose numa amaraso atembera iwawe umubiri wose ibyo gukomeza amagufa nabyo bimarire ndayakoraho ryake ibyo guhora kakabikuke maze hehe n'ukundi kongera kuribwa mu ngingo nge ndakanyogosha nge ndakanyogwe n'ibi biribwa byose byivugaga byari birimo biravuga amahombo nge ndakanyogwe byose biranyisunga iteka kuri bife ndahisanga no mu bukwe n'igihe ushira kare maze abakuru bandi batakanyogura aryoha akanyogura ka baho ubaye iwanjye ugahora iwanjye nasubira ibuto natora itoto nkiriri gutemba jyewe ndakanyogwe sinirirwa mvuga menshi ngira amagambo make nk'abagabo ndakanyogesha urakanyogwa ahubwo urakanyagura uranyumvira arakoze cyane ariko ayo mashyi akwiriye buri gihingwa nabonye aha maze rero harya we ngura iki ngenda agasenda wowe uri amasaka wowe uri imboga rwatsi se ni imboga wowe uri uyu ni umuravumba wowe uri ubuse nirirwe nivuga akanyogwe wowe uri agafiriti wowe uri umwumbati mu isura y'isombe n'ubugari umwumbati mu isura y'isombe n'ubugari wowe uri igishyimbo giharamuje nyasha ni igishyimbo wowe uri agapome wowe uri inyama wowe uri isukari agasukari cyangwa se igisukari isukari maze rero mu kuri kw'ibishoboka n'ibidashoboka uyu mukino nakifuje ko tuwurangiza ariko umwanzi w'ibyiza ni amasaha nzi neza ko mwari mwawukunze ibyo ngibyo kugira ngo bagire gihamya mubereke mu mashyi bari bawishimiye cyane amasaha ntago atwemereye ko tuwurangiza ariko ni ikimenyetso cy'uko ibitaramo by'ibyanzu bitarangira uwundi wa gatandatu usoza ukwezi kwa 9 Nzeri tuzayitangirira ahangaha muzabe muhari